inshuti zacu abakunzi ba Merci Beko twabazaniye akandi gashya aho tugiye kujya tuganira ku bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'imirire no gutunga amagara yacu, bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi tubamo, ariko cyane cyane nagiye kure cyane y'ibyo nsanzwe nkurikirana nzi mfitemo experience yagije. Tuzaganira ku bintu bijyanye n'amadekoro yo mu event atandukanye no ku bintu bijyanye n'imirire n'ubundi dusanzwe tubikora, tekera ama event atandukanye, tugakorera ama event atandukanye, ariko uyu munsi icyo tugiye kwibandaho kuri aka kanya ni ibijyanye n'imirire n'akamaro k'iyo mirire. Uyu munsi tugiye kuganira ku ruboga rukomeye cyane rusa nkaho ruhagarariye ibindi rwitwa karoti. Karoti ni uruboga rwiza, karoti ni uruboga rufasha, karoti ni uruboga rukungahaye ku mavitamine menshi atandukanye. Abantu benshi muri iki gihe dufite ibibazo byinshi bitandukanye by'uburwayi, ariko rimwe na rimwe tugasanga hari uburwayi bumwe dusa nk'abo tuba twaragizemo uruhare. Hari ibiza par accident n'ibyo, ariko hari n'ibyo dusanga twabigizemo uruhare bitewe no kutiyitaho bijyanye n'ibyo tuba twariye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tukarya nabi kandi atari uko tubibuze, bigatuma tugira uburwayi butandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiribwa cya karoti, ariko tuzaganira no ku bindi biribwa byinshi n'uburyo bikorwa n'uburyo bitegurwamo, kandi cyane cyane icyo tuzibandaho ni akamaro k'ibyo biribwa. Karoti ni uruboga rwiza rufitemo amavitamine menshi atandukanye, vitamine A, vitamine C n'amavitamine menshi. Karoti rero ifasha ku bintu byinshi bitandukanye, nk'urugero ku bantu bakunda kugira ikibazo cy'amaso, uburwayi bw'amaso, karoti ifasha abantu kwirinda kurwara amaso. Niyo umuntu yarwaye, inama nziza ni ugukoresha karoti. Turaza kureba hasi uburyo twayikoreshamo, ariko muri aka kanya icyo twavugaho kuri karoti ku burwayi bw'amaso, iba urukingo, kandi wanayirwaye ushobora kugerageza n'ubundi kuyifata bikakorohereza ku burwayi bw'amaso. Hari abantu bagira uburwayi bw'amaso bwo gukunda nko mu gihe cya nimugoroba utangiye kwiramo gake, ukabona neza nta kintu abona, kugenda mu kajorojoro ukabona ni ikibazo. Karoti rero ni umuti. Karoti kandi ifasha ku bantu bagira imivuduko y'amaraso, ibyo tuzabigarukaho. Nzabateguriraho n'uburyo batunganya iyo karoti, y'uburyo ushobora kuyitunganya bigeze ku muvuduko w'amaraso. Bifata kandi kantu k'intera, kuko hari uburyo bwihariye bwo kuyitegura. Hari uburyo bwihariye, hari ji ushobora gukora ku muntu ufite icyo kibazo cy'umuvuduko cyangwa ushaka kuevita, hari uburyo ushobora gukoramo karoti. Ifasha rero kurinda icyo kibazo cy'umuvuduko. Mu yandi magambo, ku bantu bafite ikibazo cy'umutima, karoti yafasha kugira ngo wirinde ubwo burwayi bw'umutima. Karoti kandi ifasha ku burwayi ku bantu bagira ikibazo cy'uruhu. Ku kibazo cy'uruhu rero, karoti ifasha uruhu guhora ruhehereye, kagira agahu keza, agahu kanyerera, mbese ubona kumutse katagira ibintu byinshi bya ibiheri. Ahantu bagira uruhu ubona rufite ibiheri bitajya gukunda gushira, bagira uruhu ubona rusa nk'urukanyaraye, bagira uruhu rusa nk'urufite, mbese ukabona rufite utubazo twinshi. Iyo wariye karoti neza mu buryo bwiza, nta kibazo cy'uruhu ugira. Ushobora kwibaza ati se ko nsanzwe bifite ibiheri, nsanzwe mfite uruhu rubinzanye, hari icyo byamarira? Nibyo koko pe, byagufasha. Nubwo byagusaba agahe paraporo y'uko wari kuba warabitangiye mbere y'uko ibyo byose biba, ariko nimba waranagize icyo kibazo, hari uburyo ushobora gukora ugafata kiriya karoti buri munsi, ni ukuri uruhu rwawe ruzaba ruzima. Karoti kandi ifasha ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Hariho ibibazo byinshi by'abantu bahora bavuga ibiro byinshi. Nagabanya gute ibiro? Ni byinshi, hari inama nyinshi batugira z'uburyo wakwirinda kongera ibiro byinshi, ni bwinshi cyane. Ariko twebwe kuko
ikintu twashyize imbere cyane ari karoti, uruboga twaganiye hari karoti. Niyo mpamvu ugiye kubabwira ngo karoti nayo iri muri kimwe mu byadufasha kugabanya ibiro cyangwa se kugira ibiro bidahindagurika mu buryo budasanzwe. Karoti yadufasha kugabanya ibiro kandi bikaba ari ibiro bizima byiza, atari kwa kuntu uvuga ngo byagabanutse cyane byateza ikibazo. Oya, karoti rero ni uruboga rwiza, uruboga nabashishikariza rushobora kudufasha mu bintu byinshi. Karoti kandi yongera ikadufasha iyo tugiye mu buryo bw'igogora. Karoti, umuntu ukunda gukoresha karoti cyane nta kibazo cy'igogora agira. Ni ukuvuga ngo binadufasha kwirinda constipation. Iyo umuntu afite constipation agira utubazo twinshi tujyanye n'imyitwarire hano hanze. Usanga harimo ikibazo iyo watangiye kugira constipation, ugira guhora ufite umunabi, ugira guhora utishimye, nyine birumvikana kuko nyine hari ikibazo ufite mu mubiri, ugira guhindagurika kudasanzwe bitewe n'uko nyine wagize constipation mbi. Constipation mbi ni uburwayi bubi, uburwayi umuntu adapfa no kwitabona uri hanze, ariko wowe ukabana nabwo kandi bwose, kandi butera ni nyuma ya constipation murabizi ko havamo izindi ndwara nyinshi cyane. Karoti rero wayiriye iki kibazo cya constipation kirashira. Abantu bakunda kugira ibibazo byo kubyimba, hari umuntu ugira gutya yaba yaryamye akaryamira yabyuka ugasanga amaso yabyimbaganye, yaba agize gutya kwikubita hasi gato cyane ugasanga yagize ikibazo arabyimba, yaba ari umuntu umukozeho gatoya gusa arimo kumubabaza kumunosha akabyimba. Karoti iyo wamenyereye gukoresha regime ya karoti ntabwo ugira icyo kibazo cyo kubyimba uko bishatse. Abantu banywa inzoga akagira gutya yakwirambika gato yaryamye akabyuka wagira ngo baraye bamukubita. Iyo urya karoti ibyo bibazo ntabwo bigira byo kubyimba bya hato na hatoya. Karoti kandi ikongera ikadufasha ku bijyanye, hari abantu kwa kundi ushobora gukora agisida yoroheje, uraguye, hari akantu mbese kagutemye gatuma uri bugire ikibazo cy'amaraso, ntabwo uva cyane. Karoti idufasha kutava cyane mu gihe tugize akabazo katuma amaraso ari busohoke mu mubiri. Noneho ikindi, mu badamu cyangwa abakobwa bari mu kwezi, nabo karoti iyo wariye karoti neza ntabwo ugira kwa kundi ushobora kugira kuva kuri bizarre kudasobanutse. Oya, karoti wariye karoti neza ibyo bibazo ntabyo ugira. Karoti kandi ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko karoti iri muri kimwe mu biribwa bibasha gukingira kanseri zitandukanye, kanseri z'ibihaha, kanseri y'ibere, kanseri ya prostate. Karoti ni kimwe mu biryo byiza byabasha gukingira ayo makanseri. Muri rusange ibyo nava kuri karoti ni byinshi bwakwira bugacya, ni byinshi cyane, ariko bike muri byo ni ibyo ngibyo. Karoti ni nziza, karoti idufasha mu bintu byinshi byiza rwose. Inshuti zanjye aho zaba ziri hose nabashishikariza gukoresha karoti. Karoti rero hari uburyo bwinshi wayikoreshamo, ariko icyitonderwa nababwira, karoti byiza cyane ni uko ikoreshwa mbisi. Ushobora kuyifata ukayikataguramo uduce dutoya, warangiza akaba ari two muza gukoresha ku bantu badakunda ibiseye. Ushobora kuyifata ukayirapa, nabyo tuzabireba muri video zikurikira, ukayirapa ukayitegura kubuza nta n'ikintu wayongeyemo na kimwe, kandi mukarya kuko ubwayigiramo agasukari kaba karyoshye. Ushobora kuyifata ukayikoramo karoti, igira ji nziza, waha abantu udafite ikibazo, waha umuryango udafite ikibazo, igira ji nziza cyane. Karoti kuyirya uko niko kuyirya ari mbisi, wagerageje no kuyirya mu biryo kuko nabwo birashoboka. Wirinde kuyihisha cyane, ibi kucuka.
byibuze haragira intungamubiri zisigaramo uri bubashe gukonsoma. Ikindi rero karoti abana ku bijyanye n'abana kandi abana barakeneye cyane, ariko usanga mu biryo badashaka kuyirya kubera ko urayitetse nyine kucuka. Abana ntabwo bakunda ibintu barya mu biryo ngo basange bisa nk'ibiri kwibara byibara, igihe cyose usanga bakunda utuntu tworoshye. Iyo ufite abana rero mubikoresha urayirapa. Hari abana rero badakunda n'iyirapye bakorera ji, kuko abana bakunda ji, bakorera ji. Ndetse inama nziza ifite abana, nkanjye umwana afite imyaka 9 ku myaka 8 nari namwigishije uko ashobora kwikorera salade yoroheje, si salade zose ariko yoroheje, ariko nka karoti kuko nzi agaciro kayo. Ntabwo ushobora kubura igitunguru, nticyapfa kubura, abazi uburyo ari bubikate. Nimba niriwe mu kazi ndi kwirukanka ndi muri zagara, hari igihe nzananiwe nkasanga bariye nyine ibyo biryo bidafiteho iyo salade kandi nkabanzi ko ari nziza mu buzima. Decision rero nafashe ni uko ubwo bwabo bibigisha. Namwe rero mushobora kubyigisha abana bitewe n'imyaka bafite. Nimba ari abana ari bato cyane udashobora kubibigisha, nabo bagize urugo, uzi ko salade kuyikora ni ibintu byoroshye. N'umukuru w'umuryango, papa w'abana, nawe ubwo wabimwereka aba atanabizi. Ni ibintu byoroshye kuyirapa, ni amasegonda make bakayimurongera akahita yirapa akayihereza abana bakabimenyera ko ari kire yabo, niko nabyita, ya buri munsi. Ejo ukavuga ati uyu munsi ni papa wayikoze, ejo ni mama uzayikora, ejo bundi ni umwana kanaka. Mbese bakabigira ibyo kurya byabo bya buri munsi kugira ngo bibafashe kwa kumenya agaciro k'imirire abandi bazabakomokaho, ndetse n'izindi ngo baba bagiyemo baragenda bakabibigisha. N'umwana wanjye aho yajya hose ndisiri yuko ashobora no kubona ariye ibiryo icyumweru nta mboga zihari cyangwa nta salade iriho, akaba yababwira ati ko mbona karoti mwatse nkabakorera salade, kuko azi agaciro kabyo. nayo bimwigishije nta nubwo abirya gusa kuko yumva biryohereye, abirya kuko azi ko bifite umumaro. Karoti rero ni ikiribwa cyiza tugomba kumenyereza aburugo rwacu. Tuzaganira byinshi, si karoti gusa, tuzavuga kuri epinari, tuzavuga kuri poiro, tuzavuga ku mafuro rimwe namwe, nzabereka ukuntu bategura karoti. Nitwongera kureba nzabereka ukuntu bategura karoti ku murwayi ufite icyo kibazo cy'umuvuduko, umuvuduko w'amaraso. Hari uburyo bwo uyikoramo mu buryo bwihariye, ko yo hari utwo ushobora kuyivangira kugira ngo bifashe umurwayi vuba kandi neza, kuko wabonye ko umuvuduko w'amaraso ni iyo wakwatatse ntabwo ari ibintu byo kujenje, ntabwo uvuga ngo gake bisanga uhite ugira icyo ukora kugira ngo ugabanuke umuvuduko w'amaraso. Nzabereka ji y'uwo muntu, ji y'abana nayo kuri karoti nzabereka, muzareba hasi. Tugiye kuzabanza turebe ibijyanye na karoti byose ko twabonye umumaro wabyo, bereka ukuntu ushobora gukora ji y'abana, ushobora gukora ji ya karoti y'abana yo kubongerera apeti, ji ya karoti y'abana yo kuyinywa gusa kugira ngo bishime ko banyweye ji, ariko bakaba bamurinyweye bariye muri izo ntungamubiri kandi bo bari bazi ko banyweye ji kuko ari ji. Nzabereka ukuntu ushobora gukora salade zitandukanye bitewe n'uburwayi ufite. Ibyo byose tuzabyiga mu kavideo kandi, ariko mu magambo makeya mbashishikarije gukunda igihingwa cya karoti kandi ukuntu Imana ari nziza. Imana yaduhaye ibihingwa, ibi bintu byose by'ibihingwa ni ikintu kigaragaza urukundo rw'Imana. Ahantu Imana ibera igitangaza, ibi bihingwa byose bifite umumaro uri hejuru. Ifite ukuntu yabigennye ku buryo bizajya byera bitagoranye. Hari tuzafata undi munsi mbereke n'ukuntu babihinga mu karima k'igikoni, ukaba wagira karoti wizeye ukuye mu murima ukahita uzikonsoma utazijyanye hepfo na ruguru. Ariko ku bantu batagira n'akarima k'igikoni wazigura nawe kuri botike hafi, ariko ukagerageza kuzigura zitaranambye ngo zisaze cyane. Waba uzifite mu murima bikaba akarusho. Ibyo bintu bifite intungamubiri nyinshi, bifite ukuntu bidukingira mu ndwara, bifite ukuntu biturindira abana, bifite ukuntu natwe ubwacu biturinda. Imana yabishyizemo ikintu nakwita ngo ni ubudahangarwa. None idufasha no kugira ngo tujye tubibona mu buryo bworoshye. Tuzabyigana nabyo tuzabimenya. Karoti rero ndayibashishikarije ku nshuti zanjye, ku bantu bose bazakurikira ibi biganiro byanjye. Tuzarebana n'ibindi mu magambo make. Mbashishikarije gukoresha karoti
tuzarebera hamwe ukuntu ushobora gukoresha amasalade atandukanye ku buryo buri munsi ugomba kuba salade wakoresheje mu rugo kandi mu buryo bworoshye kandi mu buryo butakuvunnye kubukora niyo waba ku kazi kandi nkubwire n'akamaro k'ibyo uri gukora nawe ubikore ufite kukwizera ko hari icyo ukoze mu mubiri. Burya biba byiza iyo ukonsomye ikintu uzi n'icyo kigufasha ukavuga ati ndi karoti ubu ndikingiye amaso, ndikingiye uruhu rwanjye, ndikingiye umuvuduko w'amaraso, ndikingiye constipation, ndikingiye amakanseri, ukabirya bikongerera no kwikirira icyizere kumva ko umubiri wawe ari mutaraka. Kandi nicyo cya mbere buriya nicyo cya mbere kwigirira icyizere. Rero murakoze, reka tugarukirize aho ngaho, tuzareba n'ibindi byinshi. Mukomeze mukurikirane n'ibindi biganiro byanjye, mukore subscribe, like na share, ubundi dukomezanye. Murakoze, Imana ibahe umugisha.